Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri BIN TV, televiziyo yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Kubwira ngo ukore subscribe, comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho. Nkuko BIN TV isanzwe ibigenza, ibagezaho amateka y'ibice bitandukanye byo hirya no hino mu gihugu. Kuri iyi nshuro BIN TV yabakusanyirije amateka y'ahitwa ku Mugina w'Imvuzo. Iki ni igice gishya cy'uruhererekane rwacu rwerekana amateka y'umwami Rwabugiri n'ahantu h'amateka yagiye asiga mu Rwanda. Ubushize twasuye ahitwa Inkuzuzu, ahari ibigabiro by'umwami Rwabugiri. Ubu noneho turi ahantu bita ku Mugina w'Imvuzo, ahantu bafite amateka akomeye cyane afitanye isano n'ubuzima n'imigenzo y'umwami. Nk'uko tubibona, aha niho bita Umugina w'Imvuzo. Ni ahantu handitse amateka akomeye cyane, aho bivugwa ko umwami yamenaga amasaka ndetse n'imvuzo n'imbetezi bikaba bifitanye isano n'ubuzima bw'igice cy'umwami. Kugira ngo dusobanukirwe neza amateka y'aha hantu, turi kumwe n'umusaza witwa Kosima ugiye kudutembeza no kudusobanurira byose. Ari ku Mugina w'Imvuzo ni kwa muhamirwaga imvuzo. Ubu duhagaze hano ni hehe? Watwereka? Uyu musozi wose uhereye hariya, urabona iriya Fadahiri, Yego. gatambika kugeza haruguru, ukanyura hari ikivoka, ukageza hano n'Inturusu, aho hose ni Mugina. Hano hakorerwaga iki? Kuvuga ngo ibigage byengejirwa bwami. Genderwaga ibwami. Byose imvuzo zose zazaga kumenya. Ni bivuza. Nk'uko uyu musaza w'inararibonye twaganiriye, Bwana Kosima yatubwiye ko aha hari umugina munini udahingwa. Akenshi bishingiye ku myemerere ivuga ko ibyo bivuzo n'imbetezi bikiri hasi mu butaka. Teka dushishoje cyane, ubundi ubutaka bwaho mu minsi yashize butari bwahinduka cyangwa butari bahinga cyane, wabonaga nyine imvuzo ukabona imvuzo. Rero byasaba gucukura, urabona kuva hariya. Yego. Ndimo ndahabona. Izi zari imvuzo. Rero gutya mu butaka, ukoramo gutya, ni imvuzo. Imvuzo zaragaragaraga kera? Muze, zaragaragaraga? Ucukuye ibivuzo ukabibona? Okay. Imvuzo ni ibisigazwa byakoreshejwe benga urwagwa cyangwa se ibigagi ibwami, ariko bikarangira bitagikenewe kuko byabaga ari umwanda, maze kubera byarangiraga bifite umunuko, bikaba n'inkomoko y'indwara. Niyo mpamvu byasabwaga kugira ahantu hihariye ho kujugunya izo mvuzo. Ariko kandi Umugina w'Imvuzo ni ahantu hateganyirizwaga kumenamo ibyo bisigazwa. Nk'uko Icukiro ryarahajugunywaga amase y'inka, Umugina w'Imvuzo nawo warahajugunywaga ibisigazwa by'urwagwa n'ibigagi byengewe ibwami cyangwa mu ngo z'abatunzi. Bivuze ko kugira Umugina w'Imvuzo byafatwaga nk'ikimenyetso cy'isuku n'imyitwarire myiza. Mu ngoro y'umwami kandi habaga abagaragu b'umwihariko bashinzwe gutwara imvuzo. Kugira Umugina w'Imvuzo munini byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubutunzi, kuko uko imvuzo zagendaga ziyongera ni nako byagaragazaga ko urugo rufite amasaka menshi kandi rugasangira n'abandi. Umugina w'Imvuzo ntiwari gusa ahantu h'imyanda, ahubwo wari n'ikimenyetso cy'ubukire. Uyu munsi nubwo dufite uburyo bushya bwo gucunga imyanda, Umugina w'Imvuzo dusigira isomo rikomeye. U Rwanda rwo hambere rwari rufite uburyo bwo gutunganya ibisigazwa kugira ngo isuku irambe. Iryo ni isomo ryiza dukwiye gukomeza no mu bihe bya none.